niba iminsi itasubona byinshi mu byo nkubikiye, ni ryari nzakuba iruhande ngo nkwereke byose mfite? Niba amagambo nkubwira atakugeza ahazaza ngo ukururwe n'umubano wanjye nawe, ni ryari nzakuba iruhande ngo nkwereke ibikorwa? Niba utabasha kunyizera uko bikwiriye, ni iki nakora ngo wizere urukundo ngufitiye? Kuri njye urukundo ngufitiye si ibanga, numva nakerera isi yose ikamenya urwo ngukunda, kandi niba ijwi ryanjye ritabasha kurangurura ngo rigere kuri cya kirwa, nzakoresha ubwato nkwambutse nkugezeyo, kuko ni wowe muhamya w'ibyanjye byose. Niba inyenyeri iyo zimuritse utabasha kubona ibishashi by'urukundo, n'izuba nirasa ntuzabasha kubona ibikorwa byarwo. Iyo amarira yasobanura amarangamutima yanjye, narira inyanja kuko nifuza kumenya uko ngufata. Gerageza kwihanganira buri kimwe kigerageza kunca intege, kuko byaba nk'icumi rinyangiriza umutima kandi ubitse urukundo rwawe ibihe byose. Niba igihe kibasha kugera umutima ugahagarara, urukundo ngufitiye nzarubika muri roho, kuko na nyuma y'uko mvuye muri iyi si nshaka kuguma ngukunda. Niba hari igihe cyagera nkumva ncitse intege, n'igihe nabaho ntakubona, ni wowe ntera umurava. Niba kurara ndora byabasha kukwereka ingano y'urukundo ngufitiye, sinzongera gusinzira, nzaguma nkureba kugera bukeye. Ese niba urukundo rugira ibara, kurwanjye nifuza ko rugira ibara ukunda, ngo byibura nukururwa n'ibara wakirirwe n'urukundo. Niba nzabasha kukujya kuraho nazabasha kukubona, nzamenya ko natandukanye n'ubuzima, kuko ni wowe utuma mbaho nuzuye. Niba urukundo ngufitiye rwahinduka igitonyanga kimwe, nakemera ko ruhinduka urusenda, kuko nirwo rutagombera ubwinshi mu biryo. Niba inzira zacu zabaye amahari, nzemera guhara urwo rugendo, nerekeze mu murongo umwe nawe, ngende nkuganiriza. Niba irungu ribaho, irungu nagira ni ukubaho ntabasha kumva ijwi ryawe, kuko iyo numva uvuga, mera nk'uri mu kibaya cy'aho abandi bantu batari, aho inyoni ziririmba. Nshobora kukuvamo kuko bucya umuntu ahinduka, ariko kuri njye uzahoraho ibihe byose. Niba nshobora kubasha kukurakarira n'igihe wankoshereje, mba meze nk'uwambaye impindurize ndi gutembera mu mudugudu, aho buri wese abona ko ntameze neza nk'ibisanzwe. Ni wowe nseko muri njye, kandi ni wowe marayika w'umucyo umurikira ubuzima bwanjye, ukandinda ikizima. Niba nabasha kumva amabwire y'abanzi bacu, naba nagutewe mu gico cy'abanzi, bakagukoresha nk'inkoro bati emera cyangwa umubure. Aho kubaho ntakuruzi iruhande rwanjye, najya kuraho ntazi, ariko ukabaho utuje. Nzaba nicaye ku nkombe za wa mugezi, nsubize ibitekerezo inyuma, nibuke turi kumwe, n'amagambo wambwiye nuko twahuye, bizaba imbaraga zo gukomeza umubano wacu n'igihe bigoye. Ese niba urukundo rubasha kunyereka ubwiza bwawe uko buri, ababyita ubuhumyi si bo mpumyi zirebera mu mwijima w'icuraburindi? Niba nzaba ndyamye ijoro rijigije, narota nabe nkabyuka ngasenga, nzasaba rugira nti urandebera urukundo rurinde guhungabana, urandebera izi nzozi zikuremo igitotsi cyose. Niba Imana ari urukundo, ni iki cyatuma ntagira ubumana muri njye? Nzagukunda kugeza inyanja ikamye hakaba ubutaka, nzagukunda kugeza ubwo imisozi izika hakaba ibibaya. Niba mbasha kukubwira uko niyumva, ni iki cyatuma utambwira uko unyumva n'uko umbona? Gukunda bidasubirwaho, kubiririmba ntacyo bitwaye, mba nifuza kubivuga isi yose ikabimenya. Ikizakomeza urukundo rwacu ni ukwizerana, kujya inama, ukaba inshuti yanjye aho kuba umukunzi gusa. Ku bwawe nteze amaboko, njye nawe tube mahwane.